Imana ishimwe ko twongeye guhura ngaha kuri buri munsi kubera ineza yayo. Imana urakoze kuba udutije ubuzima kubw'impuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda kuko yaduhaye ubuzima. Ubuzima burakomeye mu maso y'Imana. Ikigaragara Imana iradukunda, ni mucyo natwe dukunda Imana kandi dukunda na bagenzi bacu. Kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kane gisanzwe, tariki 31 Mutarama 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Yohani Bosco, umupadiri washinze umuryango w'Abasaleziyani, yitangiye cyane cyane urubyiruko, yita ku bana b'imfubyi, abatagira kirengera, reka tuvuge n'inzererezi, mbamayibobo, bose abitaho, arabafasha. Kwita ku kiremwa muntu. Yohani Bosco warakoze. Amasomo tugiye kwakira aradufasha none kwita ku kiremwa muntu. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 15 umurongo wa 13 kugeza kwa 14, n'umutwe wa 16 umurongo wa 5 kugeza kwa 13. Umuntu araza abwira Dawudi ati, imitima y'Abisiraheli yagarukiye Abusalomu. Dawudi niko kubwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge kuko Abusalomu atazatureka. Nimuhaguruke bwangu, bitabaye ivyo aradufata maze atugirire nabi kandi ari burimbuze umujyi inkota. Dawudi azamuka mu nzira ajya ku misozi y'Imizeti, yazamukaga arira, apfutse mu mutwe kandi agenza ibirenge bisa. Abantu bari bamuherekeje nabo barariraga kandi bapfutse mu mutwe, bazamuka barira. Umwami Dawudi ageze i Bahurimu, hasohoka umugabo mu nzu ya Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera. Uko yasohokaga niko yagendaga avumana. Atera Dawudi n'abahungu b'umwami bose amabuye, nyamara imbaga yose n'ab'intwari bose bakikiza Dawudi. Dore ibyo Shimeyi yavugaga muri iyo mivumo ye: genda genda wa mugome we, umena amaraso. Uhoraho yakugaruyeho amaraso yose y'inzu ya Sawuli wakuye ku ngoma. None Uhoraho yashubije ubwami mu biganza by'umuhungu wawe Abusalomu, naho wowe uri mu byago kuko uri umuntu w'amaraso. Nuko Abishayi mwene Seruya abwira umwami ati, ni kuki iriya mbwa yaboze yatuka umwami umutegetsi wanjye? Reka ntambuke maze muce umutwe. Umwami aravuga ati, mpurihe namwe bene Seruya, niba mvuma kandi akaba ari Uhoraho wamubwiye ati, genda uvume Dawudi, ninde wakubaga kumubwira ati, kuki ukora ibyo ngibyo? Dawudi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati, niba umuhungu wanjye wo nibyariye ashaka kunyica, uriya mu Benyamini nimumureke avumane, niba Uhoraho yarabimubwiye. Ahari Uhoraho yazareba umubabaro wanjye maze akansubiza ibyishimo mu mwanya w'imivumo y'uyu. Nuko Dawudi n'abantu be bakomeza inzira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 3. Uhoraho tabara, nkiza mana yanjye. Uhoraho mbega ngo abandwanya baraba benshi, ni benshi bampagurukiye, ni benshi bamvugiraho ngo nta gakiza ateze ku Mana. Nyamara wowe Uhoraho uri ingabo inkingira, ni wo shema ryanjye, ni wo nkesha kwegura umutwe. Ndangurura ijwi ngatabaza Uhoraho, maze akansubiza ku musozi we mutagatifu. Ndaryama ngasinzira, nageraho ngakanguka. Igihe cyose Uhoraho n'ushyigikiye. Sintinya icyo gitero cy'abantu bangose impande zose. Uhoraho tabara, nkiza mana yanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa bagera hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abanyageresa. Yesu akiva mu bwato, umuntu wahanzweho na roho mbi aturuka mu irimbi aza amusanga. Yiberaga mu marimbi kandi nta muntu wari ugishobora kumuboha, kabone niyo yakoresha umunyururu. Kenshi yari yaraboheshejwe n'ingoyi y'iminyururu, maze agaca iminyururu, agacagagura n'ingoyi, kandi aho ashobora kumufata ngo muherane. Ijoro n'amanywa yahoraga ari mu marimbi no mu misozi, avuza induru kandi yishishimuza amabuye. Nuko abona Yesu akiri kure, aza yiruka aramupfukamira, maze atera hejuru cyane ati, urashaka w'iki Yesu umwana w'Imana isumba byose? Ngurahije Imana winyicira ubuzo. Yesu koko yarayibwiraga ati, roho mbi va muri uyu muntu. Maze arayibaza ati, izina ryawe ni irihe? Iramusubiza iti, nitwa Gitero kuko turi nyinshi. Nuko iramunyiga cyane ngo atazirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umukumbi munini w'ingurube zarishaga. Nuko roho mbi ziginga Yesu ziti, tureke twigire muri ziriya ngurube tuzituremo. Arabizemerera. Nuko roho mbi ziva muri uwo muntu
zinjira mu ngurube, maze umukumbi wose ukonkoboka mu manga n'umuriri mwinshi wiroha mu nyanja. Uko zari nk'ibihumbi 2 ziroha mu nyanja. Nuko abashumba bazo barahunga bajya kubimenyesha abari mu mujyi n'abari mu cyaro, nabo baza kureba ibyabaye. Basanga Yesu, babona na wa muntu wigeze guhangwaho na gitero, ya roho mbi, yicaye yambaye kandi noneho yagaruye ubwenge. Nuko bashya ubwoba. Abari babibonye batekereza abandi ku byabaye ku wahanzweho n'ibyabaye ku ngurube. Binginga Yesu ngo abavire mu gihugu, ngo ajye mu bwato. Wa muntu wigeze guhangwaho na roho mbi aramwinginga ngo bibanire. Yesu ntiyamwemerera, ahubwo aramubwira ati, taha usange bene wanyu, ubatekereze ibyo Nyagasani yakugiriye byose n'ukuntu yakugiriye impuhwe. Uwo muntu aragenda atangira kwamamaza mu ntara ya Dekapoli ibyo Yesu yamugiriye byose. Nuko bose baratangara. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nuko bose baratangara. Yesu ati, icyo nshaka si igitambo ahubwo impuhwe. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Umwana wari ufite amatsiko menshi ngo yigeze abaza nyina ati, ese mama, ari igi ari inkoko, icyabanje ni iki? Nyina neza neza abuze icyo asubiza, nanjye kuvuga isoni zimubumbye, arihangana bya kibyeyi ati, yewe wa mwana we, nizibika zari amagi. Bakristo bavandimwe, hari ubwo urubyiruko twiyemera tukibona, twabona umwana tugahonyora, twabona umusaza tugahonyora, nyamara ukibagize ko wahoze uri umwana kandi kuzasaza kandi bizaba. Ngicyo rero icyubahiro tugomba buri muntu, kuko ubucya bwitwa ejo kandi ngo umubiri ubyara udahatse. Rero muvandimwe, nawe nubona umuntu w'umunyantege nke cyangwa ubuze muri rumwe mu rugingo rw'umubiri, ujye wirinda kumukandagira ngo wowe ufite amaguru yombi, ahubwo umufashe, umugirire neza, umutabare. Niba arwaye umuvuzaho kumuhuhura ngo ntacyo kimaze. Rero hamwe na Mutagatifu Yohani Bosco warengeye abana b'inzererezi bamayibobo, akabahindura akabahindukiza ku nkuru nziza y'ivanjiri. Aha turazirikana ku ngingo la valeur de la vie humaine, agaciro gakomeye k'ikiremwa muntu. Bakristo bavandimwe, burya umuntu arakomeye pe, ku buryo umuhanga yageze avuga ati, nubwo wagira gute, burya nta muntu wicira umuntu wenyine. Kugira ngo umuntu abe yapfa bigombera abantu benshi, abafatanyacyaha bakoranyirije izo mbaraga zo kwa Sekibi kugira ngo bamwice. Ikindi kandi gitera umuntu gukomera nuko ari mu ishusho y'Imana. Ni ngombwa rero kumwubaha kuko ari uko nyine Imana yamuremye. Uyu munsi muri amasomo Dawudi na Yesu baradufasha kumva neza iyi ngingo y'ubuzima n'agaciro k'ubuzima bw'umuntu. Yaba natwe twamenyaga agaciro k'umuntu nk'abakristo cyane cyane, ntawazongera kuroga. Umukristo uroga, kurura iyo foto y'umukristo uroga mubyeyi, ntawazongera kugambana, ntawazongera kwica, ntawazongera gutamba abana b'abandi ikuzimu, ntawazongera gukora intambara. Ukaba wakwica abantu ngo uri gushaka ibintu, aho ubugeze kure, uba ugiye gupfa. Nivugiraga gupfa kuri roho kandi bireze, icyo gihe ubabuza Imana. Kabaye. Bakristo bavandimwe, biratangaje kubona nk'umuntu w'umugabo ufite urugo ari gutongana n'umwana muto, bari kugonganira isafuriya ngo umwana yikombye kandi ari umugabo agomba kuyikomba. Ni nakumira kubona nka mwarimu wa kaminuza ari kurwana n'umusazi ngo yamututse amufashe mu mashyingo. Aha, umwana umusazi. Kumvise mu isomo rya mbere urujya Dawudi bamwinginze inshuro nyinshi pe ngo yikize Shimeyi wari uri kumutuka amuvuma, ariko Dawudi yanze kumwica. Nuko se Dawudi atarafite ubwo bubasha? Nuko Dawudi aramwihorera. Kubera iki? Kubera ko Dawudi azi agaciro k'umuntu, ni ikiremwa cy'Imana nyine. Burya mukristo umuvandimwe, iyo umusazi atombotse nawe ukamutombokaho, muratombokana, niwe uvunika bikomeye, wowe ubwiraga ko ufite ubwenge. Aha Pawulo ati, wowe uhagaze uritonda utagwa, ahubwo nubona umuntu yasaze ujye umufasha, umube hafi, umurengere, umurenganure. Nibwo buhanga mu ivanjiri zagaragaje abohora uyu yohanzweho na roho mbi, umusazi ngo yiberaga mu marimbi, mbese ni nkaho yari yarapfuye, none Yesu aramuzuye. Yesu warakoze. Gusa abakristo bavandimwe, abantu bo muri iki gihe cya Yesu ntibumvishe ukuntu Yesu afasha umuntu umwe gusa, umwe rudori, kandi bigaragara ko nta cyara kimaze muri sosiyete, akamurutisha ingurube zigera ku 2,000 nk'uko babitubwiye. Yewe n'undi wakwifatikanya n'abantu bo mu gihe cya Yesu yahita abona ko harimo akarengane. Nibyo koko abakristo bavandimwe, mu mvugo y'abamucoma n'ababojozi, ibintu Yesu akoze ntibyumvikana. Mucoma ahombya akaboga, kandi murabizi mu mvugo nziza ntawuvugana inyama mu kanwa, kandi ngo umucoma wiyubashye ntarobanura, nyama ni nyama. Ariko igitangaje muri ivanjiri, Yesu ntakangwa n'imisusire, ubwinshi
cyangwa uburyohe bw'akaboga cyangwa n'urwo rugwiro rwa bamucoma, urugwiro rwa bamucoma ababyeyi ku matungo. Ahubwo Yezu ashimishwe no kurengera no kurenganura no kurokora ubuzima bw'umuntu, kabone nubwo yaba ari umuntu umwe. Yezu muri ivanjiri ntabwo ari urwango afitiye izi ngurube, cyangwa ngo tugire ngo we ntazirya, cyangwa tukaba twakwibeshya tukagira ngo arasabana n'amashitani bigeze aho yaha icyo yayisabye iyo faveri. Ahubwo Yezu icyo ashaka kunyereka uyu munsi ni ukunyereka ko amatungo yose nagira, ubutunzi bwose natunga, byose mbishyize hamwe nkabirundanya, ubukire bwose pe, nta na kimwe cyaruta umuntu umwe gusa, nubwo kaba ari akabebe, uruhinja, umusaza, umukecuru, mayibobo, inzererezi nk'iza mutagatifu bose ko ubonaniranye, umusazi nguyu tumvise mu ivanjiri cyangwa shimiye twumvise mu isomo rya mbere. Umuntu wese imbere y'Imana asumba ibintu bya mirenge byabaho. Mubyeyi uramutse wumvise ibi bintu wazongera kuroga, wazongera kwica, wazongera gukuramo inda, wakabimenye koko, wakabimenye mubyeyi. Itegeko rya 5 mu mategeko y'Imana ritubuza kwica, ntuzice. Hari ubwo shitani igendera abantu bamwe ikabashuka ikabumisha ko kugira nabi umusazi, umusaza, indembe, uruhinja, umuntu warwaye akabura rwapfa akaburana rwakira, umuntu ubana n'ubumuga, ngo kumwica ngo ntacyo bitwaye, ngo yewe ngo ni n'igisubizo cyo kumuruhura, ukamuruhura imvune, ukamuruhura igisebo, imiruho y'iyi si n'urwaye babatera. Ngizo za euthanasie et avortement, guhura no gukuramo inda. Ibi byeze bavandimwe, ugatera abandi inshinge z'amazi, uri kwica, ukaroga abandi pe, sans souci vraiment. None se muvandimwe, muganga, mwarimu, muyobozi, mutegetsi, namwe ntiti mwese mukomakomeye, kuri iyo foto uburyo yabibishye, iyo mama wawe akiza kugira gutya agasara, akamera nk'aho umusazi uga ku ijambo, nivugiraga nyine ijambo ribi, agakuramo nk'inda yawe, ibaze naho ari kuburi ubungubu. Nakubwiza ukuri, bamwe bari kuba bari nk'imiserebanya, abandi nk'uducurama, abandi uducancama, abandi kibirima, abandi kinyogote, abandi cyugu n'inzoka, yewe n'utundi tunyamaswa tw'ishyamba. Navugaga nyine umubyeyi gito ukuramo inda cyangwa n'undi uyikurishamo. Uwo muntu nyine ufata icyemezo akica undi, ameze nka kamwe muri utu tunyamaswa tumaze kurondora haruguru. Mubyeyi, ibaze abo umaze kwica, ibaze abo umaze kwicisha, abo umaze kugambanira. Uko nta muntu umwe wiyicira umuntu, nuko rero kugambana, gufatanya mu byaha, inda umaze gukuramo umubyeyi cyangwa gukurishamo, ubuzima bw'uwo muntu mubyeyi buzabubazwa ubuzima bw'uwo muntu. Koko nkomeze kubarirwa mu nyamaswa kandi ndi umuntu? Iyo watangiye ibikorwa byo kwica, uwo muntu bwagurutse hakaza ubunyamaswa. Kuri iyo foto ubunyamaswa mubyeyi mu bantu. Kandi byaba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, terelwe umugabo w'umubose wakundaga amafaranga, dore ko nta n'utayakunda, wayatwihera ariko tukayakoresha mu buryo bwiza. Ariko umugabo ngo yarabaye nta jana ryanga mu rindi, nuko ngo umunsi umwe nta jana ryanga mu rindi aza kumva ku makuru ko shitani ataramyiwe iyo nyine kuzimu, kandi ko ari kugabanya amafaranga, distribuer de porte à porte, akayahereza abamugana bose. Nta jana ryanga mu rindi rero afite umuryango mugari pe. Nuko ageze kuzimu kuri uwo musaza, shitani amuha amabwiriza 3 conditions agomba guhitamo ibwiriza rimwe kugira ngo amuhe amafaranga, uruboho rw'amafaranga. Nuko shitani abwira nta jana ati, reba hirya no hino urebe iyo mifuka yose yuzuye amafaranga, uruboho rw'amafaranga ikuzimu. Ibintu ni 3, urahitamo bwa mbere, ku munsi ujye umpa igitambo cy'umuntu umwe mu muryango wawe, cyangwa mbatera ubukene bukabije, inzara ikabije, wowe ariko nkwihera amafaranga, ugira amafaranga menshi, bajya baza gusabiriza iwawe. Cyangwa urahitamo mbatera ubusambanyi bukabije, wowe ugira amafaranga, uzaba umeze nk'ubosi ubatera inkunga, utera inkunga ibyo bikorwa nyine, bityo wowe uri bose nta gukena. Nuko nta jana yarunguruka ya mifuka y'amafaranga, amacana kuzura akanwa, akarusha kurarikira. Nuko akomeza gutekereza amayeri yakoresha ngo azamukane umufuka umwe awujyaniwe. Nuko akomeza atekereza ati, ndamutse ntanze abamambure banjye ngo bagende bapfa, kera kabaye bazamvumbura bagahita banyica. Nabwo ndamutse mbaretse inzara n'ubukene bikabanobagura, n'ubundi bazajya baza kunsabirizaho bikazarangira banyishe, ngahasiga ubuzima bwanjye. Ariko reka mbitemo icya 3, dore ko ngo gusambana ntawe byishe, ariko abantu banjye babeho neza.
hapfa uwariye. Nuko wa mugabo nta jana ahitamo iyo ngingo ya gatatu y'icyo cyorezo cy'ubusambanyi muri uwo muryango we. Nuko acyura umufuka wuzuye amafaranga, nuko yarangiza kuyakoresha n'ubundi akagaruka kwa bosi akongera akamuha uruboho. Gutya nta jana ryanga mu rindi abashoye umuryango we ikuzimu kwa Sekibi. Nuko abikinge ngo batandura sida cyangwa badatwara ibinyendaro yawe n'izindi ndwara, niyo n'izo nkingo za Sekibi zikabanduza pe bakamera nk'isekurume z'umuki. Nuko nta jana yikomereza ibiraka bye n'indi miryango yose arayigarurira muri izo nzira z'ubusambanyi. Nta jana we, mbega wowe. None rero bavandimwe, uwo muryango ari umwana, ari umugore, ari umugabo, ari umusaza, ari umukecuru, ari urubyiruko, ari uciye akenge n'udaciye akenge, buri wese aba ari kuvuga mu rurimi rw'amahanga uko shitani muhaye kuruvuga nyine. Indwara zabaye nyinshi kubera nyine urwo ruboho rw'amafaranga. Nta jana we, mbega wowe. Bayobozi, ese uyobora ku Mana cyangwa uyobora ikuzimu? Abana b'Imana urabaganisha he? Bana b'Imana, hari ubwo dutinya gupfa ku mubiri hanyuma tugahitamo gupfa kuri roho. Byakumara iki gutunga ibya mirenge ariko ukabura ubuzima bwawe? Uwo ni Yesu bitubaza. Shitani akize ku mafaranga pe, ariko akennye ku rukundo, akennye ku Mana. Afite ibintu ariko abuza abantu, abuza umuntu. Nuko rero umuntu wese ushaka gukorera shitani nka nta jana n'uyu murongo akurikira kandi akawukurikiza, ubundi akabona ibifaranga ariko akabura abantu, akabura Imana. Ibaze nawe kuba umuburamana. Ni ukuba nyine akanyamaswa, gushaka ibintu ugatamba abantu, ukagira ibitambo ariko ukabura impuhwe. Ibaze nawe uri pateri familiaris, uri shefu wa famiye, umukuru w'umuryango, uri imbere y'uruboho rw'amafaranga, ibishuko by'amafaranga ababyeyi, ngo kugira ngo ntuyabone uratamba abana bawe. Sacrifice vraiment. Bayobozi bacu bari ku isi, wasanga natwe hari aho twajya dushyigikira ibikorwa nk'ibi ngibi bituzanira amafaranga, uruboho rw'amafaranga, ariko imitima iri kure y'Imana. Tukica abantu ngo tubone amafaranga. Ubwo se niwica abantu ugasigarana amafaranga nibwo uzisanzura? Hanyuma se wibagiwe itegeko ryo gupfa kurwo wicisha abandi ari narwo nawe bazakwicisha? Uko wica abana niko nawe bazakwica. Igipimo ugereramo abandi ni nacyo nawe bazakugereramo. Byamara iki kurya amafaranga ariko nkarya n'abantu, ukawamera nka ya nzoka y'ikiryambeba kirya abantu? Ese mubyeyi, ari ibintu ari abantu ufite iki? Ibaze nanjye nibaze. Izi ngurube twumvise mu ivanjiri zigiye kwa shitani ni amarayika Yesu ashaka kuducira yo gukura abantu twajyanye kwa Sekibi, kwarushye abo twagushije mu byaha bibi babyeyi, maze aho gukomeza twungikanya ibintu dutaba abantu, tugatora ibintu tugataba abantu. Tubireke maze twite ku buzima bw'umuntu. Izi ngurube washyiramo ikimenyetso bingana icyubahiro, ububasha, amafaranga, rwa ruhoro rwo kwa Sekibi, ubutegetsi, ubukire byaguye butubuza Imana. Twacyane twongere kwegera Imana, twongeye gukandagira mu isengesho. Bwa bukire tugeraho twabanje kumena amaraso, ukayobora ukandagiye imirambo y'abantu, kandi byaba kumena amaraso bakristo. Mukristo muvandimwe, uribuka ya formule? Ibiganza byakoze kuri Yesu ntibikorakora, ibiganza byakoze kuri Yesu ntibimena amaraso. Nivugiraga abantu maze kwamurura ibyo byorezo byose, ibyo byaha, icyaha kidutandukanya n'Imana. Bana b'Imana, twite ku buzima bw'abandi. Uyu munsi tuvuganira abarengana ku mirimo, ku kazi, aho tuba, mu kiliziya, mu gihugu. Tubahumurize, twigane Yesu ujya buri gihe ku ruhande rw'umuntu urengana, ujya ku ruhande rw'umunyabyaha, kandi kugira ngo mubohore, amukize, amugirire impuhwe za Yesu ntizigira umupaka. Kuri Yesu imbere y'icyubahiro, imbere y'ubutegetsi, imbere y'amafaranga, imbere y'ububasha, imbere y'amatungo, imbere y'ibintu, imbere y'ubukire, umuntu niwe uza ku mwanya wa mbere, umuntu niwe bukungu bwa mbere. Yesu, nanjye yaba nakwiganaga, nanjye ngaha agaciro ikiremwa muntu, nabaho neza pe. Buri muntu ni impano y'Imana. Singizwa Yesu, warakoze, wowe uducungura buri munsi. Habwe kuzo n'icyubahiro kubw'impuhwe zawe utugirira buri munsi. Mutagatifu Yohani Bosco, udusabire buri munsi. Amen. Ushobora byose abaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.